Mbese ujya ubasha kumenya gutandukanya amafaranga yawe n'amafaranga ya business yawe? Niba ubibasha, reka tuvuge tuti aho ni sawa. Ariko kandi niba bikugora, reka tukugire inama yo gukurikira ino video kugeza igeze ku musozo. Ariko nawe ubishobora ujya ubigerageza, watega amatwi ahari harimo bimwe wenda waba utajya uha agaciro, ukabasha kongera kubyirinda uyu munsi. Turarebera hamwe bimwe mu bibazo cyangwa se zimwe mu mbogamizi abantu bakunda gukora ino kosa bahura naryo, igituma barikora, ariko kandi turajya n'inama, turarebera hamwe nuko wabyirinda, dore yuko ari bimwe mu bintu bigomba gutuma business yawe iza gutera imbere ndetse ikarushaho kujya mbere muri byose. Muraho neza nshuti bakunzi bacu, mukomeza kudukurikira aho muherereye mu mpande zigiye zitandukanye z'isi yacu. Twizeye ko amahoro Nyagasani akomeje kubana namwe. By'umwihariko abari mu Rwanda turabashuhuje, reka tuvuge ngo mukomeze kugubwa neza. Ushobora kuba uri rwiyemezamirimo, ushobora kuba uri umucuruzi runaka ufite iduka cyangwa se hari indi business iyo ari yo yose ukora, bipfa kuba ari ibintu bikwinjiriza amafaranga. Uyu munsi ni mwebwe nje kuganira namwe ba rwiyemezamirimo, abantu mufite iduka, amaduka runaka, abantu mufite business, ubwoko bwa business runaka mukora, zitanga serivisi ariko kandi zikaninjiza amafaranga. Uyu munsi rero tuje kuganira ku biki. Ntabwo nshaka gutinda mbatinza mu bintu byinshi, ahubwo ndagira ngo duhite turasa ku ntego cyangwa se ku ngingo uyu munsi wa none. Tugiye gutangirana n'ikibazo. Bijya bikugora gutandukanya amafaranga ufite ku mufuka, amafaranga yawe ndetse n'amafaranga ya business yawe? Ugiye kuvuga ngo yego cyangwa se ugiye kuvuga ngo hoya? Uburyo ubwo ari bwo bwose ukoreshamo, abantu benshi bakunda kugorwa no gutandukanya amafaranga yabo ku giti cyabo ndetse n'amafaranga ya business, ku buryo utungura umuntu ufite business cyangwa se company cyangwa ubucuruzi, ubwo ndavuga iduka, abacuruzi baciriritse, ubatungura ukababaza uti amafaranga aba muri business yawe nangahe, ese ayawe utunze nangahe? Icyo kibazo kiri mu bibazo bigoye cyane abantu b'abashoramari ba rwiyemezamirimo, ni kimwe mu bibazo bikunda kubagora gusubiza. Mbese ujya ubasha kumenya gutandukanya amafaranga yawe n'amafaranga ya business yawe? Niba ubibasha, reka tuvuge tuti aho ni sawa. Ariko kandi niba bikugora, reka tukugire inama yo gukurikira ino video kugeza igeze ku musozo. Ariko nawe ubishobora ujya ubigerageza, watega amatwi ahari harimo bimwe wenda waba utajya uha agaciro, ukabasha kongera kubyirinda uyu munsi. Turarebera hamwe bimwe mu bibazo cyangwa se zimwe mu mbogamizi abantu bakunda gukora ino kosa bahura naryo, igituma barikora, ariko kandi turajya n'inama, turarebera hamwe nuko wabyirinda, dore yuko ari bimwe mu bintu bigomba gutuma business yawe iza gutera imbere ndetse ikarushaho kujya mbere muri byose. Mbahaye ikaze. Reka dutangire turebera hamwe amwe mu makosa 10, aba rwiyemezamirimo, abantu bafite amaduka runaka, ubucuruzi runaka, serivisi zibyara cyangwa se zinjiza amafaranga, amakosa 10 bakunda gukora. Ayo makosa agatuma batabasha gutandukanya amafaranga yabo ku mufuka cyangwa se nandi wayabika ariko apfa kuba ari ayawe, no gutandukanya amafaranga ya business zabo baba barashinze. Ayo makosa 10 niyo tugiye kurebera hamwe, kandi muri ayo makosa 10 turagenda dutangamo n'inama uko wabyirinda ndetse n'ikiza cyabyo n'impamvu ari bibi kutabasha gutandukanya ayo mafaranga. Ikosa rya mbere ba rwiyemezamirimo cyangwa n'abandi bantu nyine bakora izo business ku giti cyabo bishingiye bakunda gukora, ni ugufata aho kwishyura, yaba kuri konti cyangwa kuri telefone, ugasanga nimero ugiye kugura ahantu umugati cyangwa se ikindi kintu mu iduka runaka, ugasanga nimero wishyuraho ni nimero
ni nimero ya nyiri iduka cyangwa ya ba nyirayo, cyangwa se ugasanga nimero de compte yo kwishyuraho ntabwo ari ni nimero ni bank ni account number ibaruye ku muntu. Nyamara mu gihe business cyangwa se iduka ubwoko bwa business bwo babaruye kuri tini cyangwa se buri registered mu buryo busanzwe. Ibyo bintu ni ikibazo gikomeye cyane, biri mu bintu bya mbere bituma nyiri duka cyangwa se nyiri mari rwiyemeza mirimo atabasha gutandukanya amafaranga ye n'amafaranga ya company. Igihe cyose uzaba ufite business runaka, igihe udahari abantu bakishyura kuri telefone yawe, umucuruzi ukubereye mu iduka ajya kuguhamagara ngo wabonye amafaranga, ngo hari amafaranga yakugezeho, ngo reba kuri telefone ko ari amafaranga runaka yakugezeho. Icyo gihe business yawe iri mu mazi abira. Niba ukora ibyo bintu rwose ihane ibyo bintu ntuzongere kubikora. Ariko kandi ahangaha turatangaho n'inama, turajya tuvuga buri kibazo ariko tutangeho n'inama. Niba ukora iryo kosa, ihutire kurikosora muri ubu buryo. Icya mbere, jya kuri konte, genda ujye kuri banki runaka ufunguzeho account ihuye cyangwa se ihuje n'izina rya business yawe. Icyo ni kimwe. Niba kandi uburyo abakiriya ubona ari abakiriya bakunda kukwishyura kuri telefone, ubwo abakiriya bawe nyine nibwo buryo buborohera kwishyura. Ihutire kujya ku bigo by'itumanaho, hanyuma ufunguze nomero isanzwe izajya inyuzwaho amafaranga abakiriya bishyuraho. Iyo nomero iba ari nomero y'ikigo, ishobora kuba ari Momo Pay, Merchant code, cyangwa se iba ari nomero isanzwe ariko amafaranga ajya anyuzwa hehe, aciye mu buryo bwo kohererezanya, ajya aca ahantu hamwe kandi aba ari ahantu hatakubaruyeho, habaruye ku kigo. Ndaza kubabwira impamvu ari byiza yuko ugomba kwikuraho igihe ufite business name iri registered, ari byiza yuko ugomba no kugira account zijyanye na rya zina, wowe ukikuraho. Irindi kosa rya kabiri, ba rwiyemezamirimo benshi bakwiye kwirinda kandi bakunda gukora cyane, ni ikosa ryo kutiha umushahara. Ugasanga umuntu yashinze ikigo, yego kirakora rwose nta kibazo, kiratanga serivisi hirya no hino mu gihugu ndetse rimwe na rimwe kigera no hanze, ariko ugasanga afite abakozi ahemba, agira HR, agira accountant, agira human, agira post zigiye zitandukanye muri business, ariko we wazajya kumushaka ugasanga muri business structure nta hantu na hamwe agaragara. Iryo ni ikosa rikomeye cyane ba rwiyemezamirimo murimo murakora uyu munsi wa none. Niba umaze gushinga ikigo gitanga serivisi zajya zinjiza amafaranga, ugashyiraho ushinzwe abakozi, ugashyiraho kontabure, ugashyiraho ushinzwe stock, ugashyiraho imyanya igiye itandukanye, ugashyiraho abakozi bo kuri tele, kubera iki wowe utishyiraho nawe ngo wishakire post ushoboye muri iyo company wumva neza, hanyuma nawe witwe umukozi. Ushobora no kutagira post nimwe uwiha, ariko we nawe nka CEO founder nawe ukagira umwanya cyangwa se ukigenera umushahara. Ni byiza rero yuko wigenera umushahara kandi ukigenera na post, ukazajya uhembwa nk'abandi bakozi. Ibi bintu rero ikintu cya mbere bizagufasha niki? Ikintu cya mbere bifasha boss cyangwa se rwiyemezamirimo nyiri company, ibi bintu bizamufasha yuko dépense azajya nawe rirayingira ku mushahara. Kandi igihe umaze gusetinga kino kintu cyo kwiha umushahara, wibuka ikintu cy'ingenzi, shyiraho amategeko n'amabwiriza, rimwe na rimwe nawe azajya kurimita kuza gufata amafaranga muri company uko wishakiye. Hari uburyo buzwi buri international CEO cyangwa se nyiri kigo aba akwiye gufatamo amafaranga, bari bwo ukurikiza. Niba warashatse umukontabure w'umwuga, ibyo bintu arabizi neza, azabikuganirira, azabikugiramo inama. Ubu ni buryo ki CEO akwiye gukora withdraw, gukura amafaranga muri company, uburyo bushoboka buzwi bwizewe, bitari bya bindi byo kuza
uvuye ahantu runaka ukirukira kujya kora muri kontwari aho babika, ukirukira kujya kora ku gatelefone, amafaranga amaje kugeraho ukaba hariho ibihumbi 500 byacurujwe, ukaba yoherereje ibihumbi 100, ukaba urongera urasohotse uragiye. Abacuruje ntibazi uko ayo mafaranga agiye kandi bari bayabonye yuko ayo mafaranga yaje. Niba ukora iryo kosa ukaba uri rwiyemezamirimo, menya yuko urimo urica kampani yawe, urimo urica business yawe. Mu minsi iri imbere rwose nta terambere kampani zikora gutyo ntabwo iba ifite ahazaza mu bigendanye n'umutungo ndetse no gutanga serivisi. Ntabwo iba ifite ahazaza, ifite amahirwe menshi yuko mu gihe runaka iyo kampani iba izafunga imiryango. Irindi kosa ba rwiyemezamirimo benshi, abantu bafite amaduka, ubwo mwese turi kubashyira mu gatebo kamwe, abantu bikorera bakunda gukora buri gihe ritajya rirangira. Ni ikosa ryo kuza ngo nuko rwiyemezamirimo ugafata ibicuruzwa bisanzwe bicuruzwa, final product muri business, warangiza ukabifata ukabijyana. Nakomenze gutanga urugero, wenda ni uruganda rukora umugati cyangwa se iduka ryawe ni butike, ugasanga nimugoroba uraje ufashe imigati 2 urafashe ujyanye mu rugo. Ni byiza ugiye kugaburira umuryango wawe pe, icyo kibazo kirumvikana, ariko menya yuko niba ujya ufata ibintu bicuruzwa muri business yawe ukabifata ukabijyana mu rugo iwawe for free, ukabifata ugashyira wenda abavandimwe ba grand frère bande nabande, abantu muri famille baza gutora ibintu mu ruganda rwawe, muri business yawe, nyine ntubishyuze. Niba ukora iryo kosa, stop. Nongere mbisubiremo, niba ukora iryo kosa ryo gufata ibintu biri muri business, bizimwe muri final product ukora, bimwe ukabijyana mu rugo wawe, hakaba hari abantu runaka baza gufata ibintu kubera yuko ari abantu b'abavandimwe b'amaraso muva indimwe, cyangwa abandi bantu b'inshuti zawe, umuntu w'inshuti yaza kugusura ukaba umuhereza ibyo bintu. Niba bidakorwa mu buryo bwa publicité, hagarika kongera gukora icyo kintu. Uburyo ibyo bintu bikwiye kujya bikorwamo rero ni ubuhe? Iri kosa kugira ngo utazongera kurigwamo, hejuru twavuze yuko ugomba kwiha umushahara. Niba ibuka kera utaratangira business, iyo wajyaga kugura umugati wabigenza gute? Iyo wakeneraga umugati wabigenza gute? Wajyaga kuwugura. Uyu munsi nanone rero ukwiye kuba ujya kugura umugati nubwo ufite uruganda, ukwiye kuba umukiriya wa mbere uteza imbere uruganda rwawe, ugurira uruganda rwawe. Ni byiza yuko uha agaciro ikintu cyose wafashe mu mafaranga. Iyo nama nuyikurikiza uzaba uri mu murongo mwiza wo kubaka ndetse no gukomeza business yawe. Ndetse n'abakozi ukoresha runaka, ntazi umubare ngo ni bangahe, bizabaha gutinya gufata ibintu product zikorwa n'uruganda ku buntu. Bazavuga bati boss ko yaje gufata umugati hano muri uruganda rw'umugati ko yishyura, ko asiga amafaranga atwaye y'umugati. None ngewe accountant, none ngewe HR, none ngewe umukozi runaka ndajya gufata umugati ntari buwishyure gute? Nawe rero bizatuma amenyera, agira akamenyero ko gufata umugati ariko agasiga amafaranga ku muserizi, ku muntu ushinzwe kwakira amafaranga. Irindi kosa rya kane naryo benshi mu barwiyemezamirimo n'abacuruzi bari hanze ahangaha bakunze gukora, ni ukwiha gufata ngo ibintu mu mutwe, ngo ngiye mfata ibintu mu mutwe, ngo mba nzi ngo biriya bintu ngo byaranguyaya, ngo mba nzi ngo biriya bintu ngo bicuruzwaya, ngo mba nzi ngo kanaka ngo naramukopye, ngo kanaka mbereye mideni. Ugasanga n'ahantu byanditse ngo kanaka ngo mba mideni, ngo uyu nguyu ngo naramukopye, ngo namuhaye iki n'iki, ngo azishyura igihe iki n'iki. Ibyo bintu byo kutagira registre de commerce, mw'abantu mwe barwiyemezamirimo, ibyo bintu mubyirinde. Ibyo bintu mubyirinde. Niba ugiye kurangura, mbere yo kujya kurangura banza wandike urutonde rw'ibintu ugiye kurangura. Wandike urutonde item, hirya ushyireho korone y'amafaranga ibyo bintu, amakuru ufite ibintu ugiye kubirangura amafaranga angahe.
niba wavuye kurangura ukaba ugeze mu iduka, andika ngo iki kintu cyahageze, ukivivure ko cyinjiye muri stock. Wandika iki kintu cyahageze, ukivivure ko cyinjiye muri stock, kandi ubuke no gushyiraho quantity ibyinjiye n'ibinge n'ama PS y'ibintu bingaye waranguye. Hanyuma nurangiza ibyo numara kubisoza ushyiraho n'amafaranga uzacuruza ibintu bibe bihariye. Ubu ushobora gukora igitabo cyabugenewe cyo kurangura, ugakora n'igitabo cyabugenewe cyo gucuruza. Ibyo bizagufasha igihe utari mu iduka yuko umuntu wasizemo ashobora kujya gute, ashobora kuba yaza nawe agakomerezaho agacuruza, bitaba ari ngombwa ngo umuntu niwe kamara. Aya makosa benshi bakunda kuyakora, ugasanga iyo umuntu agize ikibazo agiye mu bukwe aratabaye cyangwa agize izindi mpamvu zituma atakibasha kuba abarizwa ku iduka rye, iduka rirafunga. Ugasanga umugabo aracuruza ariko iyo adahari, umugore n'abandi bantu bo mu rugo ntibashobora kubasha kujya mu iduka ry'awa mugabo ry'umugabo ngo bacuruze. Ibyo bintu ni amakosa akwiye kwirindwa muri kino kinyejana, by'umwihariko muri uno mwaka wa 2026. Niba warageze ku butumwa ntuzongere gukora aya makosa. Irindi kosa abacuruzi barwiyemezamirimo bakunze gukora kandi ari ikosa rikomeye cyane ndetse banakwiye kwirinda, ikosa ryo kutagira agasanduku k'ingoboka. Ubu se ndabyita ngo ikira agasanduku k'ingoboka, reka tuvuge ngo ni amafaranga uba warizigamye ushyira ku ruhande ashobora kugoboka business yawe. Amafaranga ushobora gushyira ku ruhande ashobora kubugoboka business yawe igihe huye na challenge, igihe huye n'imbogamizi utari warateganyije muri gahunda. Dufate reka kugira ngo mubyumve neza, reka tuvuge ko umuntu agiye kurangura. Iyo ugiye kurangura wenda uvuye ahantu mu ntara runaka ugiye Kigali, ugiye kurangurayo, witwaza amafaranga y'ibintu ugiye kurangura, uhaguruka uzi neza ibyo ugiye kurangura nkuko twabonye haruguru, ndetse n'amafaranga bizagutwara total ini toto. Ariko kubera iki wibuka kurenza amafaranga make yo hagurukana ku mufuka, ukavuga ngo nshobora kuza guhura n'ikindi kintu ntateganyije, cyangwa se indi mbogamizi iri butume ndi bukenera utundi dufaranga, ukagira umubare w'udufaranga runaka witwaza ku mufuka turengaho. Ni nako business yawe ikwiye kugera ikigega kiri ahantu runaka, ahantu hatari kuri ya konti ya business yinjira amafaranga nasohoka ya buri munsi. Oya, ukagira ahandi hantu unaga udufaranga. Ushobora gufungura kandi gakonte runaka, wenda kakaba kari ko mu mazina yawe, cyangwa ukagafungura ku mazina simbizi uko uzabigenza deburiyari zawe, ariko ukaba ufite ahantu ushyira amafaranga. Ayo mafaranga rero dushaka kuvuga yo azajya avahe igihe wamaze wicaye neza, ukwezi kwarangiye urimo urabara inyungu, ukabona warungutse, ugakuramo mu mushahara wawe wihembye. Kwa kundi wajyaga wizigama amafaranga uvuga uti igihe nakoreraga abandi nakoreshaga ya nkasagura ya kwezi, umushahara ukazongera kugaruka usanga mfite ya, aho ngaho ugomba gufata udufaranga duke ukadushyira muri cya kigega. Ibyo bizagufasha igihe wahuye n'ikibazo cy'ingorabahizi, igihe wahuye n'ikibazo cy'ingutu muri business, bizagufasha ujya gukura udufaranga hahandi ukazana ukongera muri business yawe, ukaziba ibyuho niba ari ibihombo bitunguranye wahuye nabyo, niba ari dépenses zije zikwituye hejuru zitari zateganyijwe. Ubwo turavuga wenda urugero, hari ikosa wakoze, Rwanda Revenue raje kwituye hejuru mu buryo utari wateganyije, baragutunguye baguhise baguca amande. Icyo gihe ugomba kuhita ujya gufata ahantu udufaranga wari warizigamye tuzajya tugoboka business zawe. Niba iriyo kosa cyangwa se niba icyo kintu utacyitagaho, reka twizere ko uyu munsi wa none icyo kintu kitazongera, ugiye kugikurikirana ukacyitaho, kuko bizakugirira akamaro we ku giti cyawe, ndetse bizagirira n'akamaro business yawe. Irindi kosa rikunze kugaragara cyane kuri ba rwiyemezamirimo ni ukubona baracuruje barungutse, hanyuma kubera yuko igihe cyo kudekarara imisoro kitari cyagera, n'igihe cyo gutanga ibyo bagomba gutanga baha Rwanda Revenue, ubwo turavuga amapatante ndetse n'ibindi, ugasanga amafaranga yitwa ko ari azabarwa nk'imisoro, ndetse n'ubundi bwoko bw'imisoro ubwo ari bwo bwose itegeko nshinga, itegeko ry'ubucuruzi rigena,
babubarira nabwo mu nyungu. Nshuti yanjye, uri mu bibazo niba ujya ukora aya makosa. Amafaranga yitwa ay'imisoro, yaba imisoro yeguriwe inzego z'ibanze, ubwo turavuga inzego nk'akarere, yaba imisoro ya Rwanda Revenue, amapatante, ndetse n'andi mafaranga dutanga atangwa muri business, turavuga ay'ibishingwe, ay'imitekano, n'ubundi bwoko bw'amafaranga yitwa ko ari imisoro atangwa ya dépense, ashyikirizwa akusanywa n'inzego zibifitiye ububasha. Ayo mafaranga zirikana yuko ayo mafaranga ataba akwiye kubarwa mu nyungu igihe icyo ari cyo cyose. Ba nyiri kuyasoresha baba bataraza, baba barakererewe, n'igihe bakerewe rwose bakarenza kikagera kure, ayo mafaranga jya uzirikana buri gihe kuyatandukanya n'amafaranga ya business yawe. Ujye umenya ngo business yanjye itanga imisoro, ubu bwoko bw'imisoro A, B, C, D. Umusoro A ntangaye, umusoro B ntangaye, umusoro C ntangaye. Ubwo bwoko bw'imisoro bwose ubu mentioning n'amafaranga utanga in toto. Igihe runaka nikigera ayo mafaranga ajya bahari ari ku ruhande. Ibyo bizagufasha kutazagirana ibibazo n'ibigo bishinzwe gusoresha n'abagusaba ayo mafaranga naho ushinzwe kuyasora, kandi biba byiza iyo unayatanze mbere kugira ngo wirinde ibibazo bya hato na hato, kugirana ibibazo n'inzego zishinzwe gusoresha ayo mafaranga. Nawe bizakurinda kuyabarira mu mafaranga yawe kandi mu by'ukuri atari ayawe. Iryo kosa benshi mu bari ba rwiyemezamirimo bakunda kurigwamo cyane. Reka nizere yuko uhereye uyu munsi wa none iryo kosa rigiye kwirindwa. Irindi kosa rikomeye mana yanjye, umucuruzi cyangwa se rwiyemezamirimo ugikora iryo kosa uyu munsi wa none, sinzi yuko wamunyereka wampuza nawe twabasha kuba twumvikana. Gufata amafaranga ukuye muri case, gufata amafaranga y'igishoro, amafaranga ari muri business muri rusange, ubwo turavuga ashobora kuba harimo kapitali yawe nyine, ubwo ni igishoro. Ashobora kuba wenda ufitemo n'agakeredi waragujije muri banke nta wamenya, ariko wanacuruje muri case. Buriya amafaranga bari muri case wacuruje uwo munsi. Niba mu business yawe irimo ibi bintu bibiri ngiye kukubwira, business yawe irimo, urabizi neza yuko wagujije amafaranga muri banke, business yawe urabizi neza yuko hari kapitali, amafaranga yawe atari ya banke nayo wari ufite, waragiye uraterateranya, ufata igishoro cyawe wikuye ku mufuka, wongeraho icyo muri banke. Ubundi ni nako biba byakagombye kugenda mu buryo bwiza. Hanyuma business mu buzima busanzwe nuko imeze, igishoro naho cyaturutse. Noneho uyu munsi wacuruje, urangije umuntu araza kuguza amafaranga 100,000, urebye muri case yawe usanga wacuruje 500 n'urugero, kandi uwo muntu n'umuvandimwe wawe, ni inshuti yakadasohoka, nta kintu wamwima. Urangije ufata 100,000 ubikuye muri case imwe wacuruje uwo munsi, uramugurije. Ibyo bintu bagakwiye no kujya kugufunga rwose niba ibyo bintu kibikora mu mwaka wa 2026 muri company yawe cyangwa se muri business yawe. Kubera yuko aya mafaranga 100,000 umuhaye, harimo umuhayemo ku gishoro cyawe, umuhayemo ayo banki yakugurije, umuhayemo nawe wagombye kunguka, umuhayemo ibyiciro bitatu by'amafaranga. Iryo kosa twizere yuko ritazongera kubaho. Ariko ntabwo tubujije abantu ntabwo ngiriye inama kuba utaguriza umuntu, ahubwo uko twamanutse kuva ku cyambere kugeza kuri iki tugezeho, niba uzajya ubikurikiza neza, uzajya ubasha kuguriza umuntu wawe. Icyo gihe umuntu aba agomba kugurizwa mu mafaranga yawe ku mufuka, avuye ku mufuka wawe. Niba rero wubahiriza amahame ya business, cyangwa se niba wubahiriza amahame ya comptabilité, urumva amafaranga uramuguriza aho agomba kuva. Ese ni business yawe imugurije cyangwa ni wowe kanaka umugurije? Niba ari business yawe imugurije sava, ariko niba uzi neza yuko amafaranga umuhaye ari amafaranga wakagombye kuba umwihera ku giti cyawe, ntago wagombye kuyakura muri case. No. Irindi kosa dukwiye kwirinda no gufata ibintu dépenses zo mu rugo, ibintu byo mu rugo tukaza kubivangatiranya n'ibintu bya business. Nshuti yanjye, ibuka yuko aho utuye ushobora kubukodesha, aho iwawe aho ucumbitse. Ibuka yuko abana bawe bagira gute, bariga, baba mu mashuri bariga.
rero kubera yuko igihe cyo kwishyura minerivare y'abana kitaragera, wikora ikosa ryo gufata amafaranga ya minerivare z'abana ngo uyazane kuyashora muri business yawe, ngo reka ngo mbe nyashoyemo ngo abana bazajya gutangira ngo yarungutse. Iyo ntabwo ari business urimo urakora, ahubwo urimo urica company yawe. Wifata amafaranga wari kuzishyura inzu ngo uyazane mu iduka ujye kuyaranguza imiceri, amafaranga wari kuzishyura inzu nyine aho uba ngo uyajye kuyaranguza imiceri, uyaranguze ibicuruzwa, ngo igihe cyo kwishyura inzu ngo nikijya kugera ngo nzaba narayacuruje hanyuma nyafate. Oya, ntabwo ari byiza kuvanga amafaranga ya dépense zo mu rugo ngo uyazane muri business uyahindure kapitali, kubera yuko ushobora kugenda ukarangura ikintu wibeshye yuko kiri ku isoko, ejo wamara kukigeza mu iduka ugasanga ntikiguzwe, ya matariki akazagufata yo kwishyura minerivare y'abana, yo kwishyura inzu akazagufata utari wagira gute, utari wamara gucuruza ibyo bintu bikiri mu iduka. None se amafaranga ko yakoresheje uraza kuyakurahe? Ibyiza rero, inama dutanga, irinde gufata ibintu byagombye kuba dépense zo mu rugo, gufata amafaranga y'ibyo bintu uyazane muri business yawe. Ubwo nubikora umenye ko uri kwangiza business, urimo gutema ishami ry'igiti kandi uryicayeho. Irindi kosa naryo rikomeye ritoroshye muri business ba rwiyemezamirimo benshi bakunze gukora, cyane cyane abantu bakora business zibasaba kuba bafite stock y'ibicuruzwa, ni ukutamenya igihe stock yashiriye, ni ukutamenya ko stock yenda gushira. Wabonye yuko Rwanda Revenue ku bantu bafite ama IBM, wabonye yuko iyo uri gusevinga igicuruzwa muri IBM yawe, hari igihe bakubwira ngo hari aho ugera urimo kugisevinga kugira ngo shyiramo beginning stock ukayishyiramo, hanyuma bakanakubwira ngo shyiramo stock igihe system izakwibutsa igihe stock yawe izaba igiye gushira. Birabivuze iki rero? Natwe tuba tugomba gukurikirana icyo bita current stock, koko sinangombwa ko tujya gukora IBM ngo ari twibutsa yuko stock yacu igiye gushira, twe twarashyizemo ko nibigera kuri product 5 zirimo zirashira stock IBM itazongera gukora. Oya, ibyo bintu bikurikirane, ujye umenya igihe cyiza cyo kongera kuvalida stock yawe, cyo kongeramo stock yawe. Ibyo byose kandi kugira ngo bikore bizasaba yuko aya makosa uko ari 10 twavuze haruguru, uko tumaze kuyarondora tugeze ku ikosa rya 9, bizasaba yuko uzaba waririnze kuyakora kugira ngo ibintu birusheho bigenda neza. Kutamenya gukontrola stock nacyo ni icyaha rwiyemezamirimo akwiye guhanirwa. Niba uzi ko udafite comptabilité ishinzwe no gukurikirana ibyo bintu ngo ibimenye, ni ikosa ukwiye guhanirwa rwose, kubera yuko hari igihe uzisanga stock uzimaze kandi aribwo warubonye abakiriya bo kugira ngo bakugurire. Irindi kosa rikwiye kwirindwa nawe ufite business cyangwa se ukaba uri rwiyemezamirimo wabigize umwuga, ni ukutamenya yuko wungutse, ndetse no kumenya yuko wungutse ariko ntumenye iyo nyungu icyo uyikoresha. Nshuti yanjye, rwiyemezamirimo cyangwa se umucuruzi kabuhariwe, zirikana yuko igihe cyose wungutse, iyo nyungu wungutse ahantu hambere ukwiye kuba uyikoresha ari ukongera investment yawe, ari ukufata niba yaranguraga ama PS 100 y'ibintu runaka, iyo nyungu nungutse yakongera kuri ama PS 100 hakwiyongera hangahe. Banza ufate inyungu wungutse uyikemuze ibibazo runaka, dépense z'ubuzima bwawe, ubwo turavuga za dépense zo zisanzwe zo mu rugo cyangwa n'izindi inyungu, hanyuma amafaranga ari buze kugusagukira wihutire kuyashora muri business yawe. Ibyo ngibyo bizakubera byiza ndetse bizakubera umugisha, kuko company yawe izabirimo irakura igihe cyose ufashe inyungu ukongera kuyishora muri business cyangwa se muri company yawe. Ibi byose tuvuze haruguru uko ari 10 nubyubahiriza ukabikora neza, nta kabuza igihe wajyanye business plan yawe, umushinga wawe kuri banki ushaka ko baguha amafaranga, bongeye kuguha amafaranga, bazasanga niba bajya gucekinga business plan yawe bazasanga ari business ikura. Ntabwo banki cyangwa ibindi bigo bitanga amafaranga biguriza amafaranga bikunda imishinga iba yarasikigingiye. Bakubaza business financial plan yawe y'imyaka 5, bagasanga mu myaka 5 wari kuri miliyoni 5,
ku mwaka wa kabiri uri kuri miliyoni 5, ku mwaka wa gatatu uri kuri miliyoni 5, ku mwaka wa kane uri kuri miliyoni 5. Oya, bakunda ibigo by'imari bitanga amafaranga bikunda business ziba zaragiye zikura kugira ngo rero zaragiye business yawe yaragiye ikura, nuko barubahirije byibuze baririnze aya makosa 10 uba warayirinze. Ni kimwe mu bintu bizagufasha gukuza business yawe, ndetse niba waratangiye utanga serivisi imwe uyu munsi wa none nyuma y'igihe runaka ukaba urimo uratanga serivisi 10, urumva yuko byo rwose business kuba waratanga serivisi imwe ubu ukaba ugeze kuri serivisi 10 ni ikimenyetso nakuka cyerekana yuko business yawe irimo iratera imbere. Ibi rero niwirinda aya makosa 10 tuvuze, hari ikintu kimwe nabasha kubabwira cy'ingenzi kizaba icy'ingenzi mu buzima bwawe ndetse n'ubuzima bwa business. Kubahiriza ibi ngibi, ubwo ndavuga kubasha gutandukanya amafaranga yawe ku giti cyawe ndetse n'amafaranga ya business company yawe ukoramo. Ikintu cya mbere bizagufasha muri wirinze bino bintu 10 twavuze, ikintu cya mbere bizagufasha nuko n'igihe udahari business yawe izagikomeza gukora. Igihe wagize uburwayi butuma utazongera kubasha kwicara ku kazi, business yawe izakora. Iyi zaba ari ya business uzakora, abakozi bagakomeza gukora bakubahiriza inshingano no mu gihe udahari. Ndetse ni icyizere cya business nziza ushobora no kuzaraga umwana wawe cyangwa se abazagukomokaho. Ese muri aya makosa 10 tuvuze haruguru, ikosa ukunda gukora cyane kurusha yandi ni irihe? Ni irihe kosa ukunda gukora ubona koko nawe uvuga uti iri kosa nkwiye kuryirinda? Niba rihari twandikire muri comment uritubwire. Ariko kandi niba wanayakoraga yose cyangwa wakoraga amwe muri yo, reka twizere yuko uyu munsi wa none ugiye kwisubiraho, ugiye kubyirinda, kubera yuko tubonye yuko ari bimwe mu bintu byiza by'ingenzi uzareka, ndetse bigatuma business yawe irushaho gutera imbere ndetse ikarushaho kunguka muri rusange, bikaguha n'umwanya wo gutekereza kwagura umushinga cyangwa se business yawe. Reka nsoze mbabwira ngo mukomeze gukurikirana ubutumwa mukora subscribe, mukomeze gukanda kuri like, ariko kandi mujye no muri comment mutwandikire ibitekerezo byanyu, ingingo mumva mwifuza yuko twajya tuganiraho mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo turusheho gukomeza guhugurana.